hari byinshi ukeneye kumenya uko bikorwa nuko wabyitwaramo. Reka nongere ngushimire kandi nguhe ikaze wemeye kwagura ibitekerezo byawe hamwe na Hot Time TV. Aka ni akanya keza kugira ngo ubashe kwagura ibitekerezo byawe umenya byinshi bigiye bitandukanye. Ushobora kwambara inkweto ariko nyamara utazi amateka yazo, utazi n'uburyo byagiye bigenda. Reka nze ngunyurire muri make nkubwire bimwe mu bintu 10 bitangaje utaruzi ku nkweto zawe. Ese iyo nkweto wambaye waba uzi imva n'ivano, waba uzi uko byagiye bigenda? Niyo mpamvu uri kumwe natwe nkubwira ngo kana subscribe kugira ngo ujye ukomeza kubana natwe wagure ibitekerezo byawe. Kimwe n'abandi bantu bose burya ushobora kuba ukunda inkweto cyane ku buryo utarenga iduka burya utanaza akajisho aho ziri ngo ubashe kuba warebayo. Amateka y'inkweto burya azwi kuva hambere, ariko burya abahanga ushobora gusanga bagaragaza yuko bigoye kumenya burya igihe nyirizina izi nkweto ziba zarakorewe. Inkweto zizwi nka sandari, izi nkweto burya ngo zamenyekanye mu myaka iri hagati y'imyaka y'ibihumbi 7 ndetse n'imyaka 800 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo, cyangwa se mbere y'ivuka rya Jesus Christ. Kimwe nuko burya ngo zakuye burya ngo mu buvumo bwa Fort Knox, leta yunze ubumwe ya Amerika mu 1983. Urukweto rukunzwe ku isi rwavumbuye muri Amerika mu 2008. Bikekwa ko rwakoreshejwe mu myaka 3500 mbere yuko Yesu aza ku isi. Hari ubwo waba ufite imiguru myinshi mu nzu yawe, ariko burya ugasanga bikugora kuba wakora amahitamo y'izo wakwambara. Ibintu 10 ushobora kuba utazi ku nkweto wambara nk'uko tubikesha urubuga rwa Huffington Post. Reka nze nkubwire burya ibyo bintu 10 utabashije kumenya ku izo nkweto wambara. Abagabo nibo babanje kwambara inkweto bwa mbere burya za taro. Iki kintu banze ukimenye gishyire mu mutwe wawe, ndetse zimenyerewe ku bagore kw'inshuro cyangwa se mw'imyaka ya none. Mu kinyejana cya 10 abagabo bagendaga ku mafarashi bakeneraga inkweto zifite taro ndende kugira ngo amaguru yabo ataza gucomoka ku rufatiro bakaba bahanuka. Kubera ko gutunga ifarashi byari ikimenyetso cy'ubukire, n'inkweto za taro zatungwaga n'abagabo kuko zambaraga abantu bagenda ku izo farashi cyangwa se ku izo nyamaswa. Inkweto za taro ndende zari zarakorewe abagabo. Iki kintu kimenye kandi gishyire mu bwenge bwawe. Inkweto z'abagore zifite imishumi yenda kugera ku mavi zikomoka ku bakinnyi b'inkinamico bo mu Bugereki. Abakinnyi b'ikinamico bo mu Bugereki iyo bajyaga kwiyerekana imbere y'imbaga y'abantu bambaraga inkweto zifite imishumi, ku buryo mbese byabafashaga kuba batagira biba byatuma ababareba batabasha kubatandukanya. Ikigo Kennedy Center kivuga ko abakinaga ikinamico zibabaje bambaraga izo nkweto ndetse zifite imishumi miremire, naho abakinaga izisekeje bakambara amasogisi gusa. Izi nkweto zambarwaga n'abakinnyi b'inkinamico bo mu Bugereki. Izi nkweto zifite amateka ahambaye mu Bugereki rwose. Iki kintu kimenye kandi ukizirikane. Ndagira mubwire izi nkweto mwita sneakers. Sneakers zahawe iri zina kuko umupira wazo utagenda usakuza. Ahagana mu myaka y'1800 abantu benshi batangiye kujya bita izi nkweto sneakers. Ibituruka ku nshinga to snake ivuga kugenda bucece. Kubera ko zari zifite hasi imipira yorohereye, byatumaga burya bagira aho bashaka ntawe bumvise. Sneakers burya zizwiho kuba zidasakuza mu gihe uzambaye utambuka cyangwa se utera intambwe. Burya umushahara uhembwa n'ugena inkweto ujyana ku kazi. Ubushakashatsi bwakozwe n'urubuga rwa bsco.com bwagaragaje ko abagore benshi burya bahembwa umushahara utubutse bambara inkweto za taro ndende kuko arizo ziyubashye, ntabahembwa aciriritse ntibazikoza. Benshi mu bagore bakunda kugura inkweto batazikeneye, ahubwo ari ukugira ngo bazibike gusa. Impuguke Suzana yemeza ko iyo umugore aguze inkweto ubwenge bwe buhita butekereza cyane kuzibika kurusha guhita zambara. Ngo niyo mpamvu burya uzasanga abagore babika inkweto ahantu heza cyane, kandi ugasanga burya kenshi bakunda kuzishyira ku murongo. Ubushakashatsi bwakorewe abagore barenga 2352 bafite hejuru y'imyaka 18 bwerekanye ko buri umwe atunze imiguru byibuze 20 y'inkweto, ariko iyo ahora yambara akaba ari 5 gusa.
reka noneho nkwibwire urukweto ruhenze cyane ku isi, cyangwa se urukweto rwaba rwaraguzwe amafaranga menshi cyane ku isi. Urukweto rwa mbere rwaguze amafaranga menshi cyane ku isi rwacurujwe amadolari arenga ibihumbi 660 by'idolari. Aya mafaranga niyo yashyira mu munyarwanda urasanga ari amafaranga menshi cyane ku buryo utabasha kwiyumvisha uburyo urukweto rwagura amafaranga. Ni urukweto rwakinishijwe muri filime Wizard of Oz yasohowe mu 1939, ari imyaka ya kera. Uru rukweto rwagurishijwe mu cyamunara mu 2000, rutangwaho amadolari y'Amerika arenga 660 nk'uko nari mbikubwiye. Kuri ubu abarirwa muri miliyoni 560 uyashize mu mafaranga y'u Rwanda. Reka nongere mbashimire mwese mukurikirana Hot Time TV, urakana subscribe kugira ngo ujye ubasha kumenya utuntu tw'ubwenge byinshi utaruzi bigiye bitandukanye. Kwibutsa ko kubana natwe ari ugufungura ibitekerezo byawe, kwagura, kumenya, gusobanukirwa byinshi utigeze umenya. Urufunguzo nta rundi ni subscribe. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana ikomeze ibandindire. Hari byinshi ukeneye kumenya, uko bikorwa nuko wabyitwaramo.